uhoraho mana yacu urabane natwe muri inzu ya buri munsi duteraniyemo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda byahebuje, natwe rero tuyikunde kandi dukundane. Turi mu gihe cya Noheli, dore amasomo tugiye kuzirikanaho twibuka abana batagatifu Betelehemu bahowe Yezu Kristo. None kwa kabiri tariki 28 Ukuboza 2021, isomo rya mbere n'iryo mu ya mbere mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 10 n'umutwe wa kabiri umurongo wa 2 kugeza ku wa 2. Nkora mutima zanjye, dore rero ubutumwa twamwumvanye anabwo tubasohojeho. Imana n'urumuri, kandi muri yo ntiharanga umwijima na busa. Niba tuvuze tuti kunza ubumwe nayo, nyamara tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye, ntago tuba dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu rumuri, nk'uko Imana ubwayo iba mu rumuri, tuba tunze ubumwe n'abandi, kandi amaraso ya Yezu umwana wayo akadukiza icyitwa icyaha cyose. Niba tuvuze tuti nta cyaha tugira, tuba twibeshya ubwacu, nta kuri kuba kuturimo. Ariko niba twishinje ibyaha byacu, Imana idahemuka kandi yuje ubutungane izatubarira ibyaha byacu kandi duhanagureho icyitwa ubucumuzi cyose. Niba rero tuvuze tuti nta cyaha twigeze dukora, tuba twigize umubeshyi kandi ijambo ryayo ntiritubemo. Twana twanjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura. Ariko naho umuntu yacumura, dufite umuvugizi imbere y'Imana Data, ari we Yezu Kristo intungane. Ni nawe gitambo cy'impongano y'ibyaha byacu, ndetse atari ibyacu byonyine, ahubwo n'iby'isi yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 124, twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Iyo Uhoraho ataturengera, igihe abantu bari baduhagurukiye, baba baratumize bunguri mu mugurumano w'uburakari bwabo. Ubwo ngubwo amazi aba yaraturenzeho, umugezi uhurura waraduhitanye. Ubwo ngubwo amazi asuma aba yaraturenze hejuru. Arakarama Uhoraho, umutego waracitse turasimbuka. Ubuvunyi bwacu wa muri Uhoraho nyirizina, we waremye ijuru n'isi. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 2 umurongo wa 13 kugeza ku 18. Muri icyo gihe abanyabwenge bari baje Betelehemu bamaze kugenda, umumarayika wa Nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati: "Byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu Misiri, maze ugumeyo kugeza igihe nzakubwirira, kuko Herode agiye guhigahiga umwana ngo mwice." Yosefu arabyuka, ajyana umwana na nyina iryo joro, maze ahungira mu Misiri. Nuko abayeho kugeza igihe Herode apfiriye. Ibyo byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi ati: "Nahamagaye umwana wanjye wari mu Misiri." Nuko Herode abonye ko abanyabwenge bamubeshye, ararakara cyane, maze yohereza abica abana bose bo kuri Betelehemu n'abo ku mirenge yose iyikikije, bamaze imyaka 2 n'abatarayigezaho, akurikije igihe yari yasobanuriwe n'abanyabwenge. Nuko huzuzwa ibyo umuhanuzi Yeremiya yavuze ati: "Kuri Rama bumvise ijwi riboroga riganya cyane, ni Rasheli uririra abana be, kandi yanze guhozwa kuko batakiriho." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Amen, amen. Abantu bamwe bati nta ngoma itica, ariko ingoma ya Kristo iranakiza yo. Noneho muyobozi mutegetsi, ingoma yawe ni y'agahotozi nawe. Umaze gukiza abangahe? Umaze kwica abangahe? Wasanga nubwo wakoresha calculatrice utamenye umaze kwica, kandi byaba utazi umubare umaze kwica. Nyama no kwica kuriho nabyo bireze. Muri uyu mwanya turasabwa kudacira Herode urubanza, kuko dutitonze natwe wasanga tumutwaza intwaro agiye kwica abana b'Betelehemu. Kandi byaba Yezu Kristo, ndifuza kuza gusohoka ahangaha kuri buri munsi, nayobotse ingoma yawe y'ukuri, ingoma yawe y'urukundo, ingoma yawe y'agakiza, ingoma yawe ikiza. Najugunye uburozi bwose iyo bwava bukagera, intwaro z'ubwicanyi zose najugunye. Yezu umwana w'Imana ubimfashemo. Bakristo bavandimwe, nyuma y'iminsi 2 gusa irangiye duhimbaje Noheli, turacyari nyine mu gihe cya Noheli, mu byishimo bya Noheli byo kwakira umucunguzi waje kuducungura, Yezu Kristo ujambo yigize umuntu. Duhise kumva inkuru y'akababaro, inkurikizi z'ubugome bwa Herode. Herode ushaka kurwana ibyubahiro. Kumvise ibintu akoreye abana batoya.
ni n'abana bato pe, ariko iri ni iki babyeyi? Guhemukiye umuntu utagize icyo agutwara, inzirakarengane. Gusa turazirikana ko abana b'inzirakarengane bahowe Kristo, Yezu umucunguzi watuvukiye turi kwibuka muri iyi Noheli, Yezu ahise abaha impano ikomeye yo kuvuka bundi bushya mu ijuru, la nouvelle naissance au ciel. Bagahita bitaba Imana batarivuruguta mu byaha by'isi. Rero muri uyu mwanya turi kwizihiza Noheli y'abana b'i Betelehemu, Noheli ihuza Kaluvariyo n'i Betelehemu. Imana ibakire. Itegeko rya gatanu mu mategeko y'Imana uko ari 10 ritubuza kwica, ntuzice. Kandi tuzi ko Imana ari rukundo. Ikinyuranyo cy'urukundo ni urwango. Imana rero ntabwo yakwiyanga, nta nubwo yabangikanywa n'urwango. Twumvise mu isomo rya mbere twakira uyu munsi uburyo Yohana arata urukundo rw'Imana, ubwo yagize ati Imana ni urumuri kandi muri yo ntiharangwa umwijima na busa. Amen. Ahangaha urumuri n'urukundo washyiramo ikimenyetso cya bingana. Umwijima ntabwo ari uyuza nijoro turyamye, ahubwo umwijima Yohana avuga ibikorwa bibi, bya bikorwa bihamagara sekibi bigahamagara ijoro. Waseke uhora dutega imitego buri munsi, ariko iyo twemeye Imana ikatumurikira ntacyo twaba pe. Nkuko no muri ibyo buri uyu munsi yabigarutseho ati twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi. Amen. Iyo uri kumwe n'Imana usimbuka imitego. Bakristo bavandimwe, shitani adutega imitego y'ubwoko bwose, amafaranga, abagore beza, abagabo beza, akadutega irari, akadutega inyota, atari inzoga ahubwo inyota y'ubutegetsi. Iyo shitani atomboye akadufatisha, turamukorera kakahava amanywa nijoro. Ndetse naho Yezu abyivugira mu Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 6:24 ati ndawukorera abashebuja babiri, uzanga umwe ukunda undi, ndushobora gukorera Imana na bintu. Amen, amen. Iyo nyota y'ubutegetsi, imyanya y'icyubahiro, ngiye shitani igiye kuzatumara, les ambitions. Iyi niyo shitani yanazamutse no muri Herodi, yikanga ugiye kumutwara ubutegetsi, nuko mu mutima we hagahita hijima, wa mwijima Yohana amaze kuvuga haruguru. Herode rero turamwumva ko yahisemo umugabane mubi uzamwamburwa vuba, cyangwa azahugumana nyine aho ngaho kwa sekibi. Yahisemo gukunda ibintu yanga Imana, c'est le contraire. No mu Ivanjili y'uyu munsi twumvise uburyo Herodi yishe abana b'i Betelehemu abahora Yezu, kubera ko Herode yari yahawe amakuru ko hari undi mwami wavutse. Rero bimwanga mu nda, abura epfo na ruguru, ashakisha amayeri yose yo kumwikiza. Natwe mu buzima bwa buri munsi, iyo tubonye ugiye guturusha, hari igihe tugira ishyari tugashaka kumwikiza. Ubuyobozi, babyeyi, tekereza nawe ni n'agahinda Yezu amaze kuvukira mu kiraro, mu gisogororo, aho nyine yari ari gutitira kubera imbeho. Nuko aba contre succès, abapagani n'abagome nka ba Herodi nabo batangiye gutitira batigita ngo Yezu abatwaye ubutegetsi we, arangiranye we. Rya shyari babyeyi, ngo Yezu abakuye ku mugati. Babyeyi, ntiyaciye kabiri umubyeyi Bikira Mariya ngo umwe kugakoma nk'abandi babyeyi, ndaho umuhagaze hejuru, none ahitiye mu buhungiro kuko twabyumvise mu Misiri kubera nde? Umubisha Herodi. Ishyari n'ibi bavandimwe, mbega kaga, mbega gahinda kuva muri maternité ujya mu buhungiro. Nakaga babyeyi. Muri Ivanjili bagize bati Herode abonye ko abanyabwenge bamubeshye ararakara cyane, maze yohereza abica abana bose bo kuri Betelehemu nabo ku mirenge yose yikikije bamaze imyaka 2 n'abatarayigezaho. Ye baba we, mbega ubugome babyeyi. Niba mwakurikiye babyeyi Ivanjili, hari ubugome Herode agize, ariko se mwumvise muri Ivanjili bavuga ko Herode yafashe intwaro akajya kwiyicira bari abana? Oya, yaratumye intumwa, les envoyés. Niyo mvugo igira iti usuzugura intumwa abasuzugura intwa yitumye. Herode amaze kubona ko igihe cy'umugati we kiri mu marembera kiri hafi kurangira, none aciye indi nzira ngo ataza kuburara, ngo akomeza gundira uwo mugati we, gushakira ahandi babyeyi, gushakira mu zindi nzira hepfo no haruguru, inzira z'ubugome, inzira zo kwa shitani, inzira zo mu muriro w'iteka. Mubyeyi mbabarira ukora umwitozo witwa ndamira abagenzi, urebe ukuntu abana b'iyi si bazi gucangacanga, gucabiranya, guca izindi nzira ngo bakomeze babungabunga umugati wabo, hato uruhumbu rutaza kuwutonda ubundi bakaburara. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, trelwe, ngo mu mavuriro muri ako karere hazaga inkunga nyinshi cyane, zimwe zikaza zongera ubushobozi bimina by'abanduye sida, inkingo n'ibinini by'abangavu, ibyo kuringaniza sinakubwira nyine, bakamenamo amafaranga bifatika koko. Izo nkunga zose babyeyi, nuko ivuriro rimwe muri ayo mavuriro
ryayoborwaga n'idini rimwe, abayobozi baryo baza guterana nyuma yo kumva inkomanga ku mutima ikidodo ko nubwo bakira izo nkunga zose, imfashanyo, ibyo bifaranga byose, urwo ruboho rw'amafaranga, ariko ko muri uko kuringaniza batayobeye ko ariho hatambukirizwa ibicuruzwa by'ubusambanyi no gukuramo inda. Bitwikiriza kuringaniza ku bangafu n'abandi benshi, ndetse n'abatinganyi bakaba bari baratangiye kumenamo urufaranga rutubutse ngo bakomeze batera inkunga ibimina by'amavuriro. Nuko abayobozi mu kumva iyo nkomanga, icyo kidodo ku mutima koko nk'abakristu, inkomanga y'idini babyeyi, nuko baricara hamwe bakora inama y'uko ivuriro ryabo bagiye kuri undi murongo, hato batazakomeza gukora Imana mu jisho bishize ubwo buryohe bw'ifaranga ritubutse by'abatera nkunga. Dore rero imyanzuro y'inama, y'abayobozi b'idini babyeyi, ngo kugira ngo Imana itarakara, mwumve iyo motivation, bafata umwanzuro ko nta rukingo, nta binini, nta dukingirizo n'indi miti yose yitwaje kuringaniza izongera kwinjira muri iryo vuriro ry'idini, kuko ngo ari abakristo nyine. Ariko kugira ngo tubyikureho, bubakisha akazu mu nguni yo mu giturage hirya kure cyane, terelwe poste de santé izajya itangirwamo iyo miti puruvike bidakandagira aho kuri iryo vuriro ry'idini, bityo miti ikajya itangirwa iyo, kandi nanone izo nkunga ntizibacike, kuko nyine bagomba kugaragaza muri raporo igizo nkunga ziri gukoreshwa. Nuko ako kazu ko mu nguni hirya kure bakita ndamira abagenzi, bagacagura rero Dogiteri umwe wari umuhanga ngo agiye nyine gukora muri ndamira abagenzi, bityo mu mutima wabo hatuze ko ibyo bintu bitakibarizwa aho ngaho nyine, bityo bakabitandukanyije n'ikibi. Icyo kibi kikaba cyagiye hirya kure mu giturage, ndamira abagenzi babyeyi. Nuko kakazu kandamira abagenzi kageze mu giturage, abantu benshi bari baturutse imihanda yose bakumva n'iryo zina ndamira abagenzi, bagahita bahagana, bamwe baje gushungera, abandi baje kureba ikibaramira. Ubwo birumvikana babangavu, rwa rubyiruko ndetse n'abandi babyeyi barahagana cyane. N'abamama katolike baturukaga mu mijyi bakajya kwandamira abagenzi nko kwihishahisha ko ntawe uza kubakeka. Niko kuri iryo vuniro hongeye gutangirwa iyo serivisi, ariko igitangaje muri raporo yabo hagaragaraga ko ari iyo serivisi yahawe agaciro gakomeye, koko iganwa n'abagenzi benshi. Ndamira abagenzi babyeyi, inda zikurwamo karahava, dore ko tarifu igiciro cyo gukuramo inda imwe yari $30. Ababyeyi benshi bahereka abana, abagezeho nabo bakazaharangira abandi. Mwumve n'iryo zina ku $30 babyeyi, kwandamira. Ndababwiza ukuri, ndamira abagenzi bera igisubizo ku bari aho muri ako karere. Abangavu baragakora karahava, ku buryo hari n'abaganga bamwe bo muri ako gace bagiye bata akazi bari bariho bakajya gusaba kwandamira abagenzi akazi. Ababyeyi benshi bikora mu nda, sinakubwira kwikora mu nda ababyeyi. Uri umubyeyi gito, inda bazikuramo karahava uko buri wese yabashaga kimarayo. Ariko cyakora icyo gisubizo cyo kwandamira abagenzi nuko nko myaka 3 cyangwa 5 gusa, uwaciye wese iyo nzira yo kwandamira yabaga arwaye kanseri cyangwa ibindi birwara bidasobanutse. Bamwe za kanseri za nyababyeyi, abandi umutima, abandi igifu, umugongo, abandi bari gutora amashashi nk'abadogiteri ndamira abagenzi. Kandi byaba umunsi umwe muzabona hari abaganga gito bandamira bari gutora amashashi. Ese ye twakwibaza tuti, ni ndamira yo kuramira cyangwa ni ndamira yo kumira? Aha, ngo kuko rya dini ryacu byaramiye abagenzi ariko rikaza kubamira. Ni nk'abamucutse umumpe neza. Ndamira aho gutabara ahubwo gataba, aho kuruhura karushya, aho gukiza kica. Ndamira. Umuhanga ati ujye witonda, kuko icyo uzicisha abandi nawe nicyo bazakwicisha. Kakebo nyine kajya wamugarura, kakebo ugereramo abandi. Niba ugambana nawe baza kugambanira, ariko erezuma niba uri umuntu mwiza nawe uzahura n'abantu beza. Ese mukristo umuvandimwe, urindamira yihe muri izi ndamira tumaze kurondora? Urindamira abagenzi, kuramira abagenzi, kubaruhura, ukabitaho ukabagoboka, cyangwa urindamira diverbe kumira, ukaba wanamira umuriro? Yewe kumira umuriro babyeyi, nguko uko tudashobora gutera Herodi ibuye. Herodi ngo niwe wishe abana b'i Betelehemu, Herodi yishe abana b'i Betelehemu, ariko twibuke ko atigeze afata umupanga, umuhoro, icyuma, uburozi, inkota, ahubwo yaratumye. Kandi abo yatumye ku kiraka baragisoje neza, cya kiraka cya shitani. Nguko no mu Kristo utagomba kwirara, ntiwirare nanjye sinirare. Ushobora gutumikira Herodi ukajya guhagarira idini muri ndamira abagenzi, ubundi uduhinje ukadusunikira urushinge sinakubwira, uburozi, ibinini, ngo uri kwiramira,
uri kurwana ku bwema bwawe n'ubushongore bwawe, uri kwiramira ari kumira umuriro. Nivugiraga umuriro w'iteka. Kandi ubaho mubyeyi, ngura ifoto y'umupadiri wayobotse poste de santé ndamira abagenzi. Ngura ifoto wihaye Imana wayobotse kwandamira. Nuko umuvugo azakora uvuga uti iwacu ibyo bintu b'ishitani ntibikahavuge ntibigahagere, ariko ugatanga itegeko ngo bikorerwe iyo. Padiri, masere, frere bihaye Imana, kuki wamira umuriro? Kuki watamika abandi umuriro? Aho kubatamika Yesu, aho kubatamika ubuzima. Mubyeyi, nguru iyo foto y'umubyeyi gito, umugabo n'umugore bayobotse ndamira, babandi bikora mu nda. Nguru ifoto y'umubyeyi utuma umwana wo kurahura umuriro kwandamira. Hanyuma nguru ifoto y'ababaganga, muganga wakogombye gutanga ubuzima, babaganga bandamira bado gutera indamira. Aho kuramira abarwayi ngo babakize kuko niyo vocation yabo, ahubwo baramira umuriro. Navuga gutwika impinja. Ayo mavuriro yacu babyeyi, ayo mavuriro yacu kuvura. Ibaze nawe muganga ukora au sens contraire ya vocation yiwe, akirwa korera umuriro hejuru y'amadolari 30, kandi se wasanga nyabusa ari imbere mu idini. Kandi byaba babyeyi mwumva uburyo izi nkuru zose zibabaje, kubona kumva Herode ko atakiriho, ariko bibabaje akafite ibyitso, intumwa, abakozi mu mavuriro, mu ngo, muri za famille zacu, hahandi tumutwaza intwaro tukica abanyantege nke, uduhinja, abasaza n'abakecuru, abativugira, inzira karengane. Erega abo ni bamarayika, abana b'i Betelehemu, abo bato, abo babaye, abo bativugira. Iyo ni ishusho ya Yezu, jambo w'Imana wigize umuntu, insuzugurwa. None se mubyeyi, ko wishe Yezu urabahute kwica Imana, uduhinja. Ibaze nawe aho umaze kwica. Uyu munsi twakagombye kurira kandi tukaboroga, aho twabaye bagikuru kibi, aho twabaye bandamira, kumiragura, aho tutabaye bakiza les sauveurs comme Jésus, aho twirukanye Yezu tukamucagura mu Misiri, aho twicishije Yezu uduhinja, abana. Yezu agakomanga ku gipangu cyanjye, mu nda yanjye, mama, nkamugambana, nkamwirukana, nkamuhungeta, nkamuhubura. Yezu mbabarire, mfukamye imbere yawe nsabye imbabazi. Aho nafashije Herode harahagije, aho Herode yantumye harahagije. Yezu aho ntabaye ndamira uramira abagenzi ngo abakize, mbabarira. Yezu mbabarire n'ahandi hose nabaye ndamira abagenzi ariko nkaboreka, ngoreka imbaga yawe niyoborera ikuzimu. Yezu mbabarire, umpe guha agaciro ikiremwa muntu cyose, nubaho umubyeyi wese utwite, nubaho umwana muto, nubaho umuntu mukuru, nubaho umuntu wese. Ahasigaye hose mu buzima bwanjye Yezu umpa amahirwe, nkwakire neza, ndamira, nkiza abandi, nanjye mu muyoboro w'umukiro wawe buri munsi. Amen. Mboneho ko bararikira ikiganiro cy'ejo kizaca kuri buri munsi saa 2 za mu gitondo, tariki 28 Ukuboza, cyitwa igihe Imana ivugira. Timucikanwe, mukomeze mugire Noheli nziza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Isi yose